amajwi avuye ku mugwanizi ndayakankamiye izina rya Yesu nta bubasha nta bushobozi bari wavugira yego abantu bose baje gutaha subira ivyuri bicaniro mu mitima yacu ndagushimiye yego turagukomera amashi haleluya twakira ijambo n'aba bataza amahera yitwa amashikanwa ubahezagire na jewe ndimwo twese kugira umugisha dutere tuje imbere mu izina rya Yesu amen kaze cyane mama none Yesu ahezagire kaze cyane abagofa twababitse kugira muze kutugirira ku ubwenge reka twongere dukomere Imana amashi menshi cyane ayo mashi ndumva nanjye ntayemera ariko nimba ari Imana muyahaye mwongere muhereze Imana amashi yikubitira amashi menshi ushiremo n'impundu nimba hari n'igikobwa kobwa ugishiremo n'ikivugirizo ayo mashi yongere kandi yakomera Imana yaremye ijuru n'isi ivuga bikaba iyitegeka bigakomera iyicara kuri ya ntebe igiye gukora ibitaranareka yongera amashi n'impundu iba yakwiriye amashi n'impundu kwiriye amashi n'impundu aya mashi n'ayawe wowe utuye ahera aya mashi n'impundu by'abagabo n'abagore abasore n'inkumi aya mashi n'ayo kugusingiza aya mashi n'ayo kuvuga ko wera 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 murakoze cyane ndagira ngo nimba hari abantu bari hanze binjire mbereka aho bicara abantu baba bari hanze kubera kubura aho bicara mubanzanire hano mbereka aho bicara ndifuza ko umuntu wese waje muri iri teraniro Imana ingiriye neza iki kiganza Imana yampaye cyaza kumukoraho kuko hari iby'Imana igomba ihindure umuntu wese uri hanze kubera kubura aho yicara ansange hano mwereke aho yicara ndahamubonera ndabizi neza ndahabona umuntu wese uri hanze yinjire rwose kandi ndabizi neza abaprotokole bari kubikora neza kandi Imana irakomeza kubashyigikira ubundi abadamu baza kuza mubashakire ibitenge bakenyere baze bicare hariya abadamu bakomeza kuza mubashakire ibitenge baze bicare hariya sinifuza ko aya masaha asigaye hari umuntu uza gucikanwa no kubona Imana ikora kandi ikorera muri Mama Lionel protokole ntimutinye kwicaza abantu hariya bose kuva na kera twicaraga ku karago kandi tugataha Imana ikoze ibikomeye bitarondoreka ndi bushimira Imana mbere ya byose ngejeje hano amahoro kuva ku wa kane ndi hano nabonye ukuboko kw'Imana Imana yangejeje hano ikomeje kunyigaragariza muri mwebwe Imana ihabwa icyubahiro umuntu mbonye bwa mbere nitwa Nyirabagenzi Alice nzwi kuri Mama Lionel ni umudamu ufite umugabo n'abana batatu mu protokole azi kunzanira amazi kuko uyu muhogo wanjye ukeneye amazi aka kantu karimo nzama ku mazi karashira hanyuma naturutse mu gihugu cy'u Rwanda ubu ndi kwibwira abantu baje kuri uyu munsi wo gusoza muri iki gihugu mwanyakiriye neza cyane
kandi nabo birakomeje. Ndumva mbere uko tuganira ijambo ry'Imana ngiye kubanza gushimira cyane uburyo bwose mwakoresheje bwo kunyakira. Ndashimira Reverend Judith, si ubwa mbere antumira mu ishengero rye, iyi ni inshuro ya kabiri ngarutse. Ndamushimira cyane gukomeza kungirira icyizere cyo gukora umurimo mu ishengero ashumbye. We n'umuryango we ndetse n'abayobozi bafatanije, Imana ibahereze umugisha, mu bakomera amashyi. Hanyuma ndashimira cyane umubyeyi uncumbikiye ahantu ndi kuryama. Birashoboka ko ataragera hano, ariko sinava imbere yanyu ntamushimiye kundyamisha, kunkurikirana. Imana imuhereze umugisha. Abandi bantu nshimira ni abantu bumvise ko nzagera hano. Bamwe babyumvise kuri YouTube ndi gutanga itangazo ko nzaba ndi hano. Abandi banyandikiraga ku matelefone nkaboherereza banderole nkabereka aho nzaba ndi. Kuva ku wa 4 kugeza uyu munsi bagenda baza, mbasabiye umugisha mwinshi cyane. Nishimiye kubona abapasiteri, abapapa nk'aba, abamama, abantu mwese mwicaye imbere yanjye. Kuba mwaje ni ikimenyetso cy'uko mwemera umuhamagaro Imana yampamagaye. Mbasabiye umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Hariho umumama mwarimu yarantangaje kuva nagera hano bwa mbere ndetse na bwa kabiri. Azi ibintu nkunda, afite ukuntu abitegura. Mwarimu, Imana iguha umugisha n'umuryango wawe wose. Imana ibaha umugisha. Abarundi rero murankunda cyane, ariko abanyarwanda bakarusha. Kandi nanjye abarundi ndabakunda cyane. Mu bihugu byose maze kugendamo, injya zo muri iki gihugu nizo njya zindyohera. Nzabivuga mpaka. Amen. Nzabivuga mpaka. Injya zo ngaha ndazikumbura. Iyo nakira ubutumire bw'i Burundi ntangira kwiratira mu rugo, nibungiye kurya neza. Ngiye kurya neza, ntihaba ibiryo biryoha pe. Kandi buri gihe mpava niyongereyeho akantu nubwo ntabikunda. Imana ibaha umugisha, mwarahezagiwe. Ese ubu hari umuntu mbonye bwa mbere ukurikije uburyo ikoranabuhanga ryanyegereje abantu? Hari umuntu mbonye bwa mbere ngo azamure ikiganza? Ntawe pe. Barimo. Ndabishimiye. Mu gushimira ndashimira umukozi w'Imana uri kumfasha kugeza iri vugabutumwa ku isi yose, n'umuntu utari muri iki gihugu agakurikirana ibyabereye hano muri uru rusengero. Umutunga ibiganza mu musabire umugisha. Tugiye kuganira amagambo y'Imana ari mu gitabo, mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abikorinto, igice ni icya 10. Hari amagambo aryoshye cyane, wihangane hagere dusome twese twahageze.
bamwe bavuga ko ari Abakorinto ba kabiri ariko ni urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abikoreye n'igice cya 10 turaza guhera ku murongo wa 3 tugeze ku wa 6. Haravuze ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo, kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Reka ndisubiremo iryo jambo nshaka guhanuriramo, kuko numva hari umukwabo ugiye gukorwa hano. Hari ibintu mu kanya tugiye gusezerera, hari ibintu tugiye gukubita hasi mu kanya. Niyo mpamvu nshaka ko iri jambo ndisubiramo ukaryumva. Hariho ibintu kuri iyi tariki ya 3 tugiye gukubita hasi mu kanya. Ndagira ngo iri jambo turisubiremo. Igice c'10 umurongo wa 3. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo, kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira Imana kwanyu kuzasohora. Murumva ukuntu Ikinyarwanda kiryoshye? No mu Kirundi niko bivuze ndabizi. N'akantu gato. Aha, hagira umuntu akira dusomere no mu Kirundi. Hagira umuntu dusomera no mu Kirundi. Papa dusomera no mu Kirundi, umva ukuntu biryoha. Kirundi cyo gita kibigira binini cyane. Haleluya. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Avuga ngo naho turi mu mubiri itugwana mu buryo bw'umubiri, kuko ibigwanisho by'intambara yacu atari ibyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifite ubushobozi bwo gushingura karimbi. Dushingura impari n'igishyizwe hejuru cyose cyashiriwe kurwanya kumenya Imana. Dufatamira ibyiyumvirwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo, kandi twiteguye guhana ubutumwa bwose aho mwebwe muzogirira ukumva gushitse. Amen. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Ayo mashyi ntabwo ari ay'iri jambo pe. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Ubu rero ndabizi ko kuzimu batwikanze cyane. Uyu musaza mu mukomera amashyi ni uri kunyakira no kuncondekera. Ayo mashyi muyamukomere. Uyu mupapa mukomera amashyi. Yanchumbikiye mu cyumba cyo hejuru aho bacumbikira abahanuzi no kunkurikirana. Ndabatangariza ko mu gitondo ari bo bambwira ati nijya nagushyuhirije amazi yo koga ndashaka umugisha. Mani mu umugisha. Ako badi mwama etaje hano ngibera hano ko mbona mu nkunda. Ene etaje nkunda kuko niyo muntu njyamishamo.
ndaje tuganire ijambo ry'Imana kuko tugiye gusoza neza, twatangiye neza tugiye gusoza neza, kuko ndumva rugiye kwambikana ikuzimu batwikanze, kuko tugeze ku munota wo gukubita hasi, wo gukubita hasi. Nibivuga neza wicarire hasi, dore ko ukubagana nkanjye kera biraryoha, ukazara kubagana wagira ngo nigena mu byaye pe, kera ngo narakubaganaga byatari. Mama jya bimbwira tiwarakubaganaga we, atari kugakubagana ntacyo umena, ukavumbura na radio nkayifungura ngo ndebe umuntu uvugiramo imbere. Bagasanga ntayitandukanije, ngashaka umuntu wari uvugiramo imbere, nageramo nkamubura. Ariko nkongera nkabiteranya nkabisubiza uko byari bimeze ku buryo idapfa. Urumva jewe ubushakashatsi bwanjye no bwa kera. Rero umuntu mbonye bwa mbere sinze kumutonda, Imana yampamagaye ndi umukaratika. Ndi umukaratika, nize kurwana, ariko sinyirwana, ariko nirwanaho. Hari igihe nshiduka rero no mwivuga butumwa kajemo, hashiduka ndi gukora komba narayumvaga cyane, kurwanya nk'abantu bane. Komba narayumvaga, ariko sigaye nkora komba imbere y'abazimu bakagwa intagarana. Hanyuma reka mu minota mike cyane abantu baje uyu munsi mbibwiremo ku ntahe kugira ngo mpanure uko nategetswe. Jewe Imana ntabwo navutse nkijijwe. Kwa padiri bo batubwira ko hari n'icyaha cy'inkomoko umuntu avukana, ariko ndakiga Bibiliya sindabigeraho, buriya bazabenyigisha nko mu gusoza. Hanyuma mu mibereho yanjye ntarakira Yesu, mu bintu byandanze bikaze, kunywa urumogi, kwiba, ku manywa nkibisha imitwe, nijoro nkibisha intwaro, no kurwana umuhanda narawufungaga. Hanyuma Imana ifatira mu rusengero ngiye kwibamo. Kamere agatoroshi wakajimije, kuko ndiye ejo bundi mbonye ibiryo vuba, nibwo menye ibiryo bikomeza mpuru z'amaso, urungwa amaso akabije cyane, maze iminota 5 ndeba amaho, mu kanya nabura inzira. Ukamere gutyo bitakabusava. Hanyuma ndiyo nagendanye n'umuhungu wanjye n'uhita uza kubikubwira, azaka kubwira ati mama mukamere utatsa ko kantu karamubangamira. Nigereye mu rusengero nsanga barokore nta kintu batwaye, nsanga haba umuziki kandi nkukunda, nsanga barokore bagira urukundo kandi ndugira, mbona nta kintu batwaye pe. Mpageze muri 92 nibwo nakira umwami Yesu, muri 95 ngira amahirwe umusore arandambagiza, naragakobwa keza byataka, kuko n'umusore wandambagije n'icyuma cy'umugabo kabisa. Arandambagiza ariko aranyemeza kabisa, andambagiza muri 95, anka mu mwaka w'ibihumbi 2000, ubukwe busohora muri 2006. Imyaka 11 mutegereje yarankoye. Imyaka 11 tuyivuga umva biryoshye, ariko jewe wari uri muri yo narakubititse kweri. Muri iyo myaka 11 akageza ati ndagukunda, ati ndagukunda n'ikimenyimenyi n'upfa nige bazahamba. Mwakabyara nagije mbona bizahura, namureba ukuntu aresha, ukuntu yirabura, nkabona kwirabura kwe. Icyo gicupa ni kinini nawe sinakibasha, icyo kintu wagiterura ukagishobora, nubwo turi banini ntitumwa cyane. Urakoze cyane. Nareba ukuntu asa, uko aresha, uko yivugira make, nkavuga nti azajya avuga make mwuzurizeho, jewe nigirira amagambo meza. Nareba ukuntu akanura nkabona birahura, pe, kuko nabyo ni ngombwa kubirebaho. Ntimugakunde kureba umuntu wuzura umwuka wera gusa, tunyara kurebe n'agasura ko mwazabyara abana bikabanwa. Mufite ukuntu mureba ngo
uravuga zuzuyamo ariko nturebe nakahe ye byose nabirebyeho nzi ubwenge nabaye ndashaka umugabo ukijijwe byahatari ariko namwiza byahatari ako ni mwiza utaza kugira ngo umugabo nemeye gutegereza imyaka 11 nawe urabyumva mu myaka 11 ndakubitika abahanga mu kuvuga bafite ikoranabuhanga mu kuvuga baramvuga byatari bamakato mbaranyina nanjye nagezweho nigeze kugerwaho baravuga ariko nkumva amagambo yabo ndi kuyaha igihe buryo niba kuvuga ujye ubaha igihe uvuga uti amuriro nubashirana ndabatiza cagi hanyuma matike yo kumvuga nabashirana ndabaguriza ujye ureka n'aba bantu bakuvuge ni byiza kuko baba bazamura izina ryawe nukanga abantu bakuvuga ndugu yango iyo utagira abantu bakuvuga ubuciriritse nimba utagira abantu bakuvuga uracyaciriritse nimba banakuvuga ukababara ngo bamvuze ngo baranyanga uracyaciriritse ubundi ikintu kiranga umusitari nuko agira abantu bamuvuga abasikari babakoraho inkuru ikaninjiza uzabaza akantu kose nkoze ikoranabuhanga rikabyaza umusaruro hanyuma kubw'amahirwe amagambo ashize ivuga ako baramvuze we kuri radiyo Rwanda muzasabwe bakajya kundura indirimbo umugabo yarankoye ahita agenda Uganda Tanzania Burundi Kenya gushaka amafaranga atwara ibikamyo bya rukururana nanjye nsigara inzara n'injya mpinga mu gitondo ngahinga ikigoroba mu matungo aya masaha nabaga ntarakaraba nkora ukagira ngo ndi pici bamuti ntazakujyana ntimuberanye kuki atazanjyana bati arakiza cyane inzara irakwishe ntibirahura Imana izahuza amafaranga nino nzara nyahekenye eswe napimaga ibiro 41 umufuka wa sima nduta harya sima nipima ibiro 50 yandushaga ibiri 9 ubwo urumva ko ntari kuyiterura nta muntu uterura ikintu kimuroshe ibiro uzikumbona mu gatimba mpima ibiro 41 inzara yaranyishe narishifonye aje kunjyana baravuze ngo ntazanjyana wasa neza mawe kuko yabonaga ibisupa kihutira naho giye naryaga neza n'ibijomba bihase kuri Noheli n'ubunanege na mama Margarita w'umupfakazi n'imfubyi tubana abantu bamaze kunzengereza mama arambwira ati mwana wa iyicarire hano ibyaye ikibazo irakirigata nyiri umwana nabwiye Imana ko izama umupadiri cyangwa umumanseri none Imana yumvise gusenga kwanjye yama umumanseri iyicarire hano nzajya mvugisha pre nawe udondobekanya ayo magambo yo mu barokore n'izo ndimi nk'iz'abamarayika tubihuze tukicara tukabihuza bigahura ariko nabandi gusenga nicaranye nawe tuburaye tuburaye ubinzara ndayizi niyo mpamvu iyo mbonye ibiryo mbiterekera amaso ndabyubaha tukicara tuburaye inzara yarandi utaza kubona mfite ibintu bya rukururana hano inyuma ibi byose n'ibyanjye nta muntu mbitwaje barabyanze ndabyifatira ngo banze kubyibuhama kareka inzara yarangidiye mama akajya anyigisha uko babasonza agafata igitenge akampambira mu nda agapfundika hano kugira ngo ntaza gusinzira nijoro ngapfa nk'uku gahera witonde utaza kubona congo mu kirenge ndi umumama nige mugore wa mbere ku isi wambara congo noneho utaza kubona dusa gutya ndashaka kukubwira aho duturutse nararyamaga mu gicuku mama akaza kunsura ko ntapfuye nziza inzara Imana ikajya imbwira iti nzakugaburira rimwe mburaye kabiri ndi mu murima ndi guhinga umukecuru araza ati iravuze ngo ngira ngo avuze ko mukanyiza kumpa ibiryo nduwiteka nzakuriza indege usandikwa mu binyamakuru
nzakugendesha amahanga. Ni mukecuru wavuze ibiryo ko ari byo byihutirwa, izo ndege cyonje none indege ndi kuzigenda n'ibinyamakuru ndi nabyo. Rimwe twicaye turi gusenga ya masengesho ya nijoro na mama, niwe wabanzaga kuko bo bagira menshi. Buriya abantu bo kwa padiri bagira amasengesho menshi, we ishapure yonyine umwanya imara sinayishobora. Cyakoze Imana ijye bamugisha akavuga ndakuramutsa Mariya mibukiro y'ishavu, ubahwe Patiri na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, ubahwe n'ubu n'iteka ryose, amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yogere hose, ibyo ushaka nk'uko bakabivuga. Ndakuramutsa Mariya wuzuye n'amahorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira turi abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira, amina. Nkamutegereza nkayubaha aya masengesho, ndayubaha amasengesho yose, ndayubaha. Ntuzapfobya amasengesho uko angana kose, umuntu ayasenze yizera birakora. iyo ubyutse uramutsa Bikira Mariya nawe hari igihe aguha ku macesi, yarangiza ati ngaho shyiraho bya bindi byawe. Ati harya mwebwe ntabwo mujya mubanza gukora ku kimenyetso cy'umusaraba? Ntihoya. Mana nyiribihe, usimburanye ibihe, ibi bihe by'inzara ndimo jye na mama uzabisimburanya turye. Ibi bihe byo gusuzugurwa n'uwo nunduta no guhabwa akato bizasimburana n'ubahwe. Ibi bihe byo kugumirwa nk'abasaziye mu maboko ya mama, ibi bihe bizava mu nzira ngira urugo kandi mbumukire, nkomere njye nza gusura mama mfite ibiryo muri butu. Uzasimburanya ibihe mbumukire nzahuriye imiryango mvukamo, uzabisimburanya nubakire mama inzu nziza ifite ibirahure bya fimi, uzabisimburanya nkomere mbumugore w'icyitegererezo w'uburanga, uzabisimburanya ntunga amafaranga njye ngenda nk'umunyamafaranga, nkaba ndujujwe mvuze mu ndimi, navuga mu ndimi ati yishimwe y'Ibikira Mariya mubyeyi wamaye umwana, uvuge ndeme nk'iza abamarayika, Bikira Mariya mubyeyi isingizwa. Mwasoza ati ni uhoraho uri amahoro yanjye, uhoraho uri ibyishimo byanjye, komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Nibwo namenye ko inkunda nzajya nyihungiraho amasengesho yose avamo. Ibihe byarahinduranije, ubu mama ari mu nzu nziza. Ibihe byarahinduranije, bari kurya. Ibihe byarahinduranije, ubu ndi iwanjye ntahakwa n'iryo Mugabe Jean Paul, wanjye ndi umugore winjira bati yaje. Yesu we, ibihe birahinduranya. Yanzara yararengeye, ubu ndi kurya mu gitondo, saa sita na nijoro, n'ubu bamvanye kuri Tanganyika gushikura akantu. Ibihe byarahinduranije. Singira umukene, ndi umukire mu bagore 5 b'abakire nzamo. Ibihe byarahinduranije, ahantu hose ndabyibushye, ari ukuva mu majyaruguru kugera mu majyepfo. Ibihe byarahinduranije. Aho niho Imana yampereye impano n'ubutware bwo kujya ntegeka ibihe ku bantu bigahinduranya. Mu kanya ndaje dukubite hasi ubukene, ndaje dukubite hasi, ndaje mu kanya dukubite hasi. Aho niho Imana yampereye ubutware n'ubushobozi bwo guhindura amateka ku bantu agahinduka. Haleluya waya. Kubw'amahirwe ngeri wanjye ndashaka cyane. Murozi wavuze ko ntazashaka, amagambo atagaciro nkubita hasi.
akubita hasi amagambo yavuze ko ntazashaka. Kuki se ntazashaka? Se bite byabo ubundi ababarozi bite byabo? Ntuzashaka, washaka. Ntuzabyara, wabyara. Ntuzabara, nibajya bacika intege. Niyo ubyaye bavuga ko utazabarera, wabarera bati ntuzabashingira, wabashingira ati bazabimbwa, bajya mu ishuri ati ntibazatsinda, batsinda ati nta kazi bazabona, bahona ibintu by'amatiku. None amatiku yabo yafashe ubusa, n'ubu mu kanya tugiye gufata amatiku yabo dukubite hasi. Tugiye gukubita amatiku yabo hasi. Hako muri tayari cyangwa murahwini? Musabwe kuba tayari. Jewe ubundi nsengana n'abantu bizera. Waba utizera ukanyandikira agapapuro ukambwira utubusi nizera. Nkamenya ko utizera nkakwizerera. Imana ikagusubiza kubera ukwizera mfite. Jewe ngira ukwizera kungana n'ikibuto cy'avoka. Ngira ukwizera hamwe na kwatsa n'imodoka idafite esansi kangeza aho nshaka. Ngira ukwizera kurandura ibiti bikarandukana n'imizi yabyo. Nimugira ngo ndabashyize kunsanga nkwereke mu ifoto igiti mperutse kurandura. Imana yanyeretse ko kiriho ibirozi kandi imbana nacyo. Ngira umugabo ntibakubwiye ko ubundi byo bakubwira ko ndi inkuba urabyemera cyangwa ubyemera? Ati ndabyemera. Ati ndabyemera uri inkuba. Bamubuzaga kunshaka. Umujyanye hehe? Niyize. N'imyana yo mu bakene. Akora banda ubuse ko yanjyanye. Nimuberanye, nimukwiranye. Uriya mukobwa urabona uzamushobora? Ubuse ko yanshoboye akaba mbyaje abana 3 bameze nk'abametisi. Ni umunyamahane cyakubwira ukuntu mwubaha. Iyo ngeze imbere muhereza amazi yo gukaraba mfukamye. Aho yankuye n'ijya uhazi sinzabishingamwe mwababonye mukiri bato. Uyu mugore ujyanye mu mujyi wa Kigali umurekera mu cyaro akazahinga agakomeza agahinga. Mpinga se nize ubugoronome. Ashobora mugumisha mu cyaro umushakira amatungo yorora avuka mu bakungu barangira mu matungo nize ubuveterineri. Umugabo wanjye yarandebye abona mberanye n'umujyi, anzana mu mujyi none nsa nawo ndatambuka ukagira ngo ni igihe uyoboye. Mu cyaro wakwambara cyangwa uri umugore ntibaguseke. Sizi neza umujyi. Genda kora Imana ntayibeshye ikajya imbwira iti nzaguhemba kuba mu mujyi. Abuze ukuntu kuba mu mujyi biryoha. Genda muntegerereze mu murugo. Uyu mugore uzanye ni umunyamahane nyine ndayagira. Ese wigeze ubona umuhanuzi utagira amahane? Sa n'uterura isakoshi se cyangwa telefone aho ngaho urebe uburyo ngo uhuza na kiriya gikuta kandi Imana ikamumugisha. Uriya mudamu ntuzamushobora. Ijisho agira ryonyine. Heza ahubwo ntafite iryo jisho ngo njye ndi kureba ufite n'ibizimu bigwa intagarane. Abantu kuki bivanga mu bintu Imana yavuze. Ubu rero ahantu tugeze ndimo ndakwinginga nguhamagara gake gake ngo twinjire muri system yo gukubita hasi. Kuko ngewe nsoza ibiterane nk'uko nguhuza n'ibyawe
icyo ni ikintu niyiziho. Imana yarakimaye ndabizi neza. Ugomba uhure n'ibyawe. Nushaka umugabo wawe abe yaraheze hanze yarabuze impapuro, nzimuhesha amagaza akaza akakujyana. Nushake baba baravuze ngo ntuzashaka ngo umurozi waguhambiriye ngo yapfuye ataguhambuye, nakazi ke nashaka abe yarapfuye muri 2 cyangwa abe yarapfuye ntarabaho. Ndaguhambuza isengesho ushaka ujye mu rugo rwawe. Nibashake baba bavuga ngo bazinze ibiganza byawe ngo nta muntu w'iwanyukira, kubera iki ariko ubundi ibyo bintu babikora ngo nta muntu w'iwanyukira nibo babutanga. Uze ko bavugaga ngo kwa Karisa nta mukire uhavuka, si ndi umukire. Ubukire bwaranzengereje ubu mubona. Niba ari ikintu cyanesheje umutwe n'ubukire bwanesheje umutwe. Umuntu wemera ko iyi Imana twaje gusenga atari umuntu ngo ibeshe, atari n'umwana w'umuntu ngo yicuze, ibyo yavuze no gukora izabikora. Natari haleluya ndende sumuntu kuko jyewe ndashaka kuvuga mu rwego n'ibiziriko bikuzirikiye kuri Tanzania bizituka ndi hano mu gihugu cy'Ubujumbura. Kuko ndashaka kutaya basaya kugaba ibitaro by'umuriro. Nimba umurozi wakuzingiye muri parafushi, ubwo n'inzu irabigenderamo irashya pe, irashya. Si ubwa mbere nzitwika maze gutwika ebyiri. Nta mwanya dufite wo kujyayo, turi bize. Tuzajya dutegekeraho turi, niko ijambo rivuga. Twe ntabwo turwana, niko Paul yavuze. Paul burya ni musaza wanjye. Paul musaza wanjye niko yavuze. Yatangiye gake bagira ngo ntibizakunda. Yatangiye baca mu nyanja bavuye Merita ku kirwa. Bageze mu nyanja iyerekwa ribereka ko bari gukora impanuka. Paul arababwira ati ndabibona ko impanuka iri bube, ariko amakuru ijuru ryampaye nuko twese turi burokoke. Kandi umuntu uri hano wese ufite ibyo kurya arya. Avuga ko imbaraga z'ibiryo zitoroshye, kandi umuntu udafite ibiryo agira ngo gutunga ibiryo ntibibamo amavuta. Ndaje nkwakira ibiryo kugira ngo senda kwakira gutabarwa ibiryo bisigare. Ndaje nkwakira ibiryo si uko nguko ungana, ntukatubeshya ngo izo nizo taye ziwanyu. Ntabwo urarya. Murabona ngo no kwa shangazi wanjye ngo bose niko mungana, nyine nta biryo mwigeze mubona. Kuko Yesu nawe yakundaga ibiryo. Rimwe yagize gutya, ageze ku giti kiburaho urubuto na rumwe ati ahita akivuma bucya cyumi. Rimwe acunga abigishwa be barimo barya arafashwa. Banza harimo abantu bagira peti nkanjye ngo bakubita ikiryo, bakubita ifi, bakubita umutsima, ngo arafashwa ngo ahita atanga igaburo ryera ngo bakirya amanyagura umutsima arawushimira awuhereza abigishwa be ati nimwakire muryaho mwese, uyu ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Ibyo yabikoze arebye uburyo barya. Umuntu utarya, umuntu utagira ibiryo agira umushiha. Ndaje mbakira ibiryo mwabadamu mwe, mudamu udafite ibiryo agira roho mbe. Muve ku kanusu, muve ku garama, muve ku marobo. Ndaje mbakira ibiryo. Mudamu utagira ibiryo arisiga amavuta ntamufate, ariko anywa inshyushyu ukanywa nido ntiwirirwa wisiga. Ndaje mbakira ibyo kurya. Nutambuka uca iruhande rw'ibiraya, nutambuka uca iruhande rw'umuceri, ku buryo umera nk'umuntu ucuruza ibotiki wawe. Imana mbaye ibiryo bigoye, inzara yarankubise, namaze imyaka myinshi
mu rugo nubatse urugo inzara irambya ndahombana umugabo akajya ambwira ati ariko wabaye ugiye iwanyu ni kugira nde ko nasezeranye nawe ko tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse ngomba kukwibohera ngomba kukwizingira twaburara tukaburarana twarya tukarya nige nawe mpaka umugabo nasengeye amajoro n'amanywa regaze gakunsura ndi mu murima mpinga afite ku ntace atwara ibikamyo asa neza meremeta wajya mu mubiri ukabona ntidukwiranye n'abantu bakambwa atari kurabona yakwiteza rimwe njya gusenga ahantu negamira igiti mfata umugozi ncisha inyuma y'igiti nzana hano ndavuga ngo Imana si ngombwa kuvuga yewe ntabwo Imana ari ngombwa kuvuga nzi kwikora nkebuka igiti numva rero wagitiwe ntabwo ukiri igiti uri niryo Mugabe Jean Paul wasize unkoye urabizi ibigaragara ntabwo tuberanye urebesheje umubiri narakubiswe narahombanye ahantu hose ubujijwe kugira umukobwa n'umushaka umutima wawe ujya uterera mu wanjye umubiri wawe wiciye muri iri shyamba ntugakore uzakora ari uko umbonye mwihambiriyeho mu izina rya data wa twese umwana n'umwuka baramwihambiriraho akajya akata Dar es Salaam naramwihambiriyeho akajya ajya mu Bugande naramwihambiraho akazana i Burundi naramwipfunditseho abakobwa bateye neza bize bamuca imbere bagasanga namwihambiriyeho abararembura amaso bagasanga namwihambiriyeho abajya kweta karekare bagasanga namwihambiriyeho murumva mukanya nta bintu nza kubahambiriraho ngomba nguhambiriraho amafaranga ndimo mbona aya mafaranga ndimo mbona aya mafaranga jewe ndimo mbona ngomba nyaguhambiriraho ku buryo tapuza ibasala umwaka utaha dore mu batunzi bakomeye cyane ngomba nyaguhambiriraho mu izina rya Yesu kandi ukunda kurota wakize zirasohoye yatera haleluya ntabwo uyu mugoroba biremerwa ibintu biri gukorerwa byose biremerwa kuko ndi kuvuga nkabona hari imbaraga ziri gusambuka zahambiriye ibintu ndi kubona hari imbaraga ziri gusambuka hari imyuka iri gutumuka hari imbaraga ziri guta agaciro mu isi y'umwuka taya musayide keye tera haleluya cyane we Paulo ageze mu nyanja arababwira ati gahunda ukuntu imeze muri muntu ufite ibiryo arye muhage Imana inyeretse ko hagiye kuba impanuka kandi ari umuntu udaheruka amasengesho n'uyaheruka twese turarokoka ari umuntu waje usengera hano ari utahasengera twese turatabarwa hanyuma mwarabibonye ko abavumbyi ari bo banywa nyinshi hanyuma rero ngo bagere hagati ngo haba impanuka ndashaka kugera kuri Paulo kuri ariya magambo ngo haba impanuka ngo inkugira imeneka inkugi imenetse aba bantu batazi koga kandi baturiye Tanganyika aba bantu batazi uburyo bagenda mu mazi ngo bafata akamanyu k'inkugi nubwo imenetse ariko reka dufata akabaho kayo nubwo iduka rihombye ariko
reka dufate akamanyu, dufate ikimenyetso cy'uko yavuganye natwe. Nubwo inkugi yamenetse diplome ikaba imaze imyaka mwivarize, ariko reka dufate akamanyu k'inkuge, dufate akamanyu. Ngo bamwe bubikaho inda baravuga uko biri kose, nubwo tutazi koga dupfa kuba dufite akamanyu k'inkuge. Ngo bakubikaho inda, ngo karabajyana kabageza hakurya, abazi koga baroga ngo mu buryo butari bumwe, ngo bageze hakurya ngo bose barakira bararokoka ntiyagira n'umupfa. Tugejeje muri uku kwezi kwa 12 irakomeza turakora nta muntu uri bupfe, nta rupfu. Murazi wa turaza we nta rupfu, bwira umurazi wa kuroza ko nta rupfu, bwira umudayimani wo kugenda ko nta rupfu. Tangariza umurozi kugenda ko nta rupfu, tangariza amahembe bakoherereza ko nta rupfu, tangariza za nyabingi n'ibitega ko nta rupfu, tangariza ibikurya mu mutwe ko nta rupfu, tangariza ibikurya mu nda no mu mugongo ko nta rupfu. Tangaza itangazo nta rupfu. Haleluya ndende ngo bageze hakurya, ngo baricara baracanganyukirwa bagira ngo babirose mu nzozi. Turarokotse, turiho, turarota, baduhaye ubutaraza, turaburokotse, turi kurota, uyu mwaka watubereye mubi, turawurokotse. Ngo bageze hakurya ngo haboneka abantu babacanira umuriro, ngo bikorere inkwi. Ngo baraza bati bene da, haleluya. Baza bivugisha neza aba bantu baducanira inkwi kandi harimo inzoka. Ahandahatinda kuko ba nyirarukundo bikorera inzoka, akaguhobera afite inzoka, akaguha akazi afite inzoka, akakubera umufiyedoneri afite inzoka, akakubera manajya ku kazi afite inzoka, akagutegurira ibiryo harimo inzoka, akaguha amafaranga harimo inzoka. Ngo baraza bikoreye inkwi, ngo basanga bene data bari gushishira, ariko bari gushishira barokotse intambara y'Imerita, barokotse ikirwa, barokotse amazi, barokotse impanuka y'inkuge. Ngo bene igihugu babacanira umuriro, ngo bashyiramo umwambi, ngo biraka, ngo byatse, ngo inshira iva mu muriro. Iyi nshira iva mu muriro tutabonye inshira bikoreye inkwi. Inshira itagaragara mu kwezi kwa mbere k'umushahara, ikagaragara mu kwa kabiri. Inshira igaragara ari uko wasohoye invitation. Inshira itaragaragaye bagutwikurura, ikagaragara indi buri kwezi kumwe ngo ivuke. Izi nshira zigaragara ari uko urusengero rwuzuye, inshira ikagaragara itaragaragaye mu kurutaha, inshira itaragaragaye uri kwiga, ikagaragara wagaradiwetinze. Izi nshira zigaragara ari uko dushyizemo umuriro, izi nshira zigaragara ari uko duhawe mitasi tujyana gukorera ahandi. Izi nshira mushyireho akabazo. Iyi nshira idafata ikirenge aricyo kiri hafi, ikizamura igafata ikiganza. Iyi nshira itarafashe ikibero igafata ikiganza,
iki kigeragezo kitafashe ukuguru kigafata mu kiganza aricyo cyakira amafaranga, ikiganza aricyo gitwara imodoka, ikiganza aricyo cyambara impeta. Ndaje mukanya izi ntoki zanyu mwa bakobwa mwe muvuga ngo abagabo barabuze, mukanya muze kuzamura urutoki barabambika zahabu ntabwo babambika ibikwangara. Muze kumfasha mwisubire umuntu washakaga umugabo woroheje, mushyire hasi abagabo boroheje, muzamure ibiciro. Mukanya ndaje mbasengera isengesho. Uramenye utaza musaba umugabo woroheje, genda gasaba umugabo urenze ubushobozi mfite, urenze reva yanjye kugira, kuko jyewe narirebaga nkabona mbitse mu ndi muntu. Uze kumunkubitira urushyi kuri turiya dutoki, kuko jyewe narirebaga mu gihe cyo guhinga no mu gihe cy'ubukene, narangiza zirarengana nazifunze, narangiza nirebaga mu gihe cyo guhinga nkabona sijye. Iyo najyaga mu mwuka nkireba nzaba igitangarirwa. Iri jambo ni ry'abanyamwuka mufashe kuryumva. Wikwireba muri iki gihe umuntu wese agusuzugura. Bibiri iravuga ngo nubwo nirabura ndi mwiza nabitewe n'izuba ryambabuye, hari igihe muzamenye uwo ndi we maze kwiyambura ubushwambagara. Wikwireba muri iki gihe ngo ufate umugabo wa feki, nawe wa musore we nubwo uri feki. Wikwireba muri iki gihe nta faranga ufite, irebe mu gihe kizaza uzahurira indage ujya mu Bushinwa. Wowe uzamura ibiciro imbere y'Imana, usaba ibisubizo bireshya na kiriya gihe uzaba ugezemo. Murabyumvise noneho? Murabyumvise pe? Ntugasaba ibisubizo bingana n'igihe urimo, waba witeye umwako. Jya wagura ibitekerezo, usaba ibisubizo bingana na kiriya gihe uzaba uri umuntu wahatari. Nabaruvuga cyane ngo amina. Icyo gicuparega ni kinini ntacyo nywa, ushyira muri ako niko mbasha. Muyamenya mwe n'ubundi najyaga nywa amazi adatetse, nywa amazi yo mu mibande. Imana dore aho itugejeje. Rero wowe nimba ukiyanywa nkundenganya ibi narabikoreye. Ndebera guhabwa keya n'umushumba w'itorero akaza kunsukira amazi yo kunywa. Ibi byose ni amavuta. Haleluya! Papa saya kirebo saya tandeke. Uramenye utazajya usaba ibisubizo bingana n'igihe urimo, uba witeye umwaku. Usaba ibisubizo bingana n'igihe uzaba ukaze. Ngo inshira iva mu muriro ifata ikiganza cya Pawulo. Iriva feratasiyo abari benshi. Kuki yafashe icya Pawulo ndabivugaho. Kuki abakozi b'Imana bari benshi. Iyi nshira ikisumbukuruza igafata ikiganza cya Pawulo, kitafashe icya bagenzi be ikarobanuramo Pawulo. Uzi kubona mu rugo mwese inshira ifata nyir'urugo ari ufite diplome nyinshi zatunga urugo. Kikenera kucyumva. Uzi kubona inshira ihitamo umukuru w'itorero, ugasanga nta kamodoka agira, nta nzu agira, nta ukabona inshira ihisemo umugore nyir'urugo, kandi ari we wize amashuri menshi cyane, ari uzi icyongereza cyinshi n'igifaransa. Inshira ikaba ari wowe uhitamo mu bana muvukana, kandi ari we wari ufite amasezerano yo kuzabazamura. Inshira igahitamo ikiganza cyawe. Inshira itagihusha ikiganza yafashe mu kiganza ikakonona kugeza izi saha ukaba umaze imyaka 20 rega mu bukode kandi utari umunebwe. Inshira yafashe ikiganza ukaba utagira n'ibihumbi 500 kuri banke kandi ukora. Inshira yafashe ikiganza ukaba utamurambara impeta kandi uri inzobe. Inshira yafashe ikiganza ukaba utagira amafaranga kandi warize kontabilite. Inshira yafashe ikiganza
Pawulo aravuze ati twebwe dufata mpiri dukubita hasi. Ndaje mu kanya dukubite hasi byafashe ibiganza kuko hagiye kuba deliverance idasanzwe ku kwezi kwa 12 ntabwo gushira utabonye ikimenyetso cy'aya masengesho wasengeye ahangaha. Ndabihamya tora haleluya ndende. Inshiri murumye ikiganza yinjizamo ubumara. Yinjijemo ubumara izana ikintu cyitwa agasuzuguro gakabije. Ntiyarekura ngo igende kandi nayo ibizi neza ko ubumara bwarangije kwinjira. Yanga kurekura ikiganza. Uzi umuntu wabigizemo uruhare kugira ngo ube ufite ububwa abizi neza ko ubumara bwinjiye ariko akaba kikureretaho yirirwa gutelefona. Aro na n'ubu nta kazi, aro na n'ubu se na n'ubu nta sheri. Arabizi ko yakuzinze ubumara bwinjiye. Aro na n'ubu arabizi ko yakuroze. Aro na n'ubu ibirereta nibyo bikabije kuko ibirereta biduteza abantu. Ubumara bwari bwinjiye ntibugaragara butwica ntawe ububona, ariko ibirereta nibyo bidusuzuguza n'abanyagice, nibyo bidusuzuguza n'abadasenga, nibyo bidusuzuguza n'abatarepeta, nibyo bidusuzuguza n'abatazi Imana, nibyo bidusuzuguza abapagani nk'abasuzuguye Dawidi muri Zaburi 114 kubera ikigeragezo cya Sawuli cyamureretagaho. Baramubaza bati Dawidi ati karame ubundi Imana yawe ibahe kubera ibimureretaho. Dawidi ati Imana yawe ibahe. Mbere yo kubabwira Imana yanjye aho iri reka mbabwire izanyu. Izanyu zigira amazuru ntizinukirwa, zigira amaso ntizibone, zigira amaboko ntizikorakora, zigira akanwa ntizivuga, zigira amaguru ntizigenda, ariko Imana yacu iri mu ijuru. Uko tumeze niko yabishatse, uko dukennye niko yabishatse, uko dusa niko yabishatse. Ageze hirya gato aravuga ngo Imana yacu izaza, ye guceceka kuza ko izaza. Ikindi naho byatinda ubitegereze kuza ko bizaza, kuko Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze gukora izabikora. Tora haleluya. Ibyo yavuze no gukora izabikora. Iryo ni ijambo umuntu yarenza ku biryo akarara neza. Mumvugira ngo amena. Abantu bitegera Pawulo. Abamwitegeye ni bande? Ni abacanye uwo muriro. Abamwitegeye ni bande? Ni abazi amasezerano bafite. Abamwitegeye ni bande? Ni abo barepetana. Abatwitegeye se ni bande? Si abazi itariki y'ubukwe. Ni bande se batwitegera? Si abazi aho dukorera n'ayo dukorera n'isaha twinjirira niyo dutangirira. Si abo ngabo ngo baramwitegera bashyiraho utugambo. Amagambo yabo niyo atuma Imana ikora igitaraganya. Amen. Ubujajwa bafite ubwo butuma Imana ikora ikimura imisozi ntibimenye ko yimutse, kayubikana uburakari bwayo. Ngo batangira kuzana amagambo ngo haha ngo idacu rwa Kibera irabagaragaje. Harya ngo ni abanyamwuka ngo bavuye Imerita ngo barokotse ngo inyanja inkuge imenetse. Ngo ibintu ni bibiri, iriya nshira mu rumi nadapfa byimbye arapfa akindutse.
bugambo bagira, ubwo bugambo nabwo tubukubise hasi. Ubu bujambo nabwo tubukubise hasi, tugiye kugera mu isaha gukubita hasi impaka, gufata ibitekerezwa tukabigomora Kristo. Amen. Nguriza haleluya, nzayikwishyura ngarutse. Pawulo yumva ayo magambo bavuga, ariko atangira gukurura Imana. Si umuntu ngo ibeshye, atangira gukurura iyabarindeye imerita, atangira kuvuga aya magambo. Tumaze gukira tumenya ko icyo kirwa cyitwa imerita, iyaturindiye imerita ikaturindira mu nyanja, iyaturinze cyagihe tukaba tugejeje izi saha, iyaturinze turi abashomeri. Ntabwo uyu muntu azakwirukana, yakurinze utaravuka, ntabwo bigikunze ko bagushobora. Iyo atabaye cyagihe badahari iracyakora, iyo ashwanyaguje intara n'idubu ntabwo yari yatarapfa ngo akurure ibyo bihe. Arangisha ajya mu mwuka. Umva ijambo twasomye, twe ntiturwana mu buryo nk'ubw'abantu. Nta matiku tugira ntiturwanisha amagambo. Ntabwo twerekana ko dukaze. Ntabwo dutera haleluya nyinshi z'imirambararo. Ntabwo dufata ingumi, ntitwikokinga, nta karate. Twebwe ntabwo turwana mu buryo nk'ubw'abantu. Abarakora mwateranye muri hafi aha ngaha, ntabwo twe turwana mu buryo bw'abantu. Niko ijambo twavuze twasomye. Twebwe ntiturwana mu buryo nk'ubw'abantu, oya. Twebwe abanyamwuka, twebwe abarakora ntiturwana nk'abantu, oya. Twebwe dufata mpiri, dufata mpiri. Donc twe turafata, twe turafata. Bakohereza amahembe turayafata, bohereza ibitega turabifata. Ahantu ngeze naho abanyamwuka nta munyamubiri ugerashe. Bohereza ibirozi turabifata, abagenda ku ngo bazana kumisha tukabifata, twe turabifata. N'abarube hafi tubifate, ibyo bohereza n'ibyo bohereza tubifate. Batayari, batayari, ibitaro bohereza turabifata. Akagambana bohereje ku kazi turagafata. Tugeze ahantu rukomeye, mube tayari, mube tayari. Twagiye bosi azamura amatiku ngo akwirukane, tukabifata. Iyo batekereje kugabanya imishahara mu kazi kawe turabifata, dufata mbiri turabifata. Ayaya, wabyumvise natara haleluya ndende we. Iyo bavuze ngo tuzabimbwa turabifata, turabifata. Iyo bavuze ngo tuzapfa tudakize, ibyo nabyo turabifata. Iyo bavuze ngo ntituzashaka, ibyo nabyo turabifata. Iyo bavuze ngo tuzapfa ntacyo twikamiye, ayo nayo turayafata. Iyo bavuze ngo tuzabimbwa, ibyo nabyo turabifata. Tugiye gufata mbere. Abasaseredoti mwicarire, abanyamwuka twahagurutse. Tugiye gufata. Ubu bapanze ibya Noheli n'ubunane, nabyo tugiye kubifata. Turabifata. Ndafashijwe. Yewe ndafashijwe. Hano hafi hari ikibuga cy'indege mbamise ntaho. Iyo bavuze ngo tuzapfa tudakize, nabyo turabifata.
bavuze ngo tuzapfa tutabyaye turabifata. Sherebosaya kitakotaya bosa sheteki tekotaya nushire bosaya. Nimba hari amavuta Imana ampaye, yampaye amavuta yo gufata yo gufata ibiturutse mu majyaruguru, ibyo nabyo turabifata. Ibidutera biturutse aha nabyo turabifata. Ibidutera biturutse aha nabyo turabifata. Ibitera bituruka aha nabyo turabifata. Twe ntabwo turwana mu buryo nk'ubw'abantu, ntabwo turwanisha amayinite ya telefone ngo dutukane, no, ubwo ni ubujinga. Ntabwo turwanisha akanwa ngo turahangana nabo, oya, ntabwo turwana nk'abajinga, no. Twebwe ntabwo turwana mu buryo nk'ubwo abantu barwanisha. Twe tujya ahantu dutegura ibiterane nk'ibi, tukajya ahantu tugafata amatake yabo yose tukabifatira icyarimwe. Ibituruka mu miryango tukabifata, ibituruka mu bo dukorana tukabifata, ibituruka mu baturanyi tukabifata, ibituruka aho twashatse tukabifata, ibituruka mu bagome tukabifata. Twebwe tujya ahantu mu masengesho, tukajya mu biterane, kandi tukagenda twambaye neza, twafunze style. Si ngombwa ko dushyiramo imyenda y'intambara. Niyo twambaye amabaze turabifata, niyo twambaye neza turabifata. Twebwe turabifata, kandi iyo tubifashe ikintu dukora, kuko ibintu biba birimo impaka, biba birimo ubugome, biba birimo iyicarubozo, biba birimo akarengane. Iyo tubifashe dukubita hasi, kubita hasi, kubita hasi, dukubita hasi, kubita hasi, ongera kubita hasi, dukubita hasi, dukubita hasi. Kubera ko tutarwana mu buryo nk'ubw'abantu, iyo ntambi Imana haba hari gukira indwara z'indogano, haba hari gukira za malariya, imigongo ibiri gukira, amara bari guhambuka, imbavu ziba ziri guhambuka, umutima utera neza, umutwe n'imisonga bigacira. Ko ntabwo turwana mu buryo nk'ubw'abantu. Ndashaka gukubita hasi amagambo bavuze ko uzapfa udakize, dukubise hasi. Murabyumva ko ikirere cyafungutse? Murabyumva ko ikuzimu bacanganikiwe? Mukenyere kigabo mbereke. Nta muzimu nsiga mugira iki gisagara. Mu buzima bwawe nta murozi nsiga. Ndabandigira hanga. Inyatsi bakuroza nkubise hasi, kubita hasi. Taya sokira. Umwaka bakuroza nkubise hasi. Taya. Taya. Tekosha.
hari ibintu biri gukubitwa hasi, hari indwara ziri kubavaho, hari ibintu biri kubavaho. Ndi kubona Imana muri iki giterane, ndi kubona kutaye bosaya shukeki tokishaybo ketaya, kuko hagiye kubaho no guhora. Niko ijambo ryavuze, ijambo riraryoshye. Guhora mu Kinyarwanda muzi icyo bisobanuye? Ni nko kwihimura uwakugiriye nabi. Niko Bibiliya yavuze ngo hariho no guhora. Umuntu wagukerereje nawe akererewe byamubera. Tugiye guhora. Wabyohereje mu mbavu tugiye guhora birasubira mu mbavu se. Wakuraza ubukene nawe byamubera nimufata. Uwashatse kumfa nawe kuryama mu isanduku byamubera. Ijambo bita guhora mu kumpanda aho bashatse kukohereza ndaboherezayo. Tugiye guhora. Guhora ndahatinda. Imyaka umaze baragukerereje bakagombye gufata kadasitere ebyiri muri uyu mujyi wa Bujumbura, ariko kubera ko bagukerereje tugiye guhora. Ubukererwa bwacu tugiye guhora, n'undi munsi batazatumenyera. Ndashaka ko bimenyekana niko Eliya yavuze, musaza wanjye Eliya niko yavuze ati ibintu ni bibiri birarara bimenyekanye ko hari Imana y'abarokore n'Imana y'ahabu. Biramenyekana abantu baravanga abangabo. Eliya yaraye yisha abahanuzi ba Bayali abamanura ku kagezi Kishoni, nanjye ndabamanuye mu izina. Ngiye guhora. Mana shyigikira mpore, shyigikira mporere aba bagabo bakererejwe n'abarozi. Duhorere baratubabaje, duhorere baduteye umwaku, duhorere baradukerereje, duhorere batumye tudakira, duhorere. Ndashaka kuburana shimwe urubanza. Duhorere baduteye umwaku, turimo turegereza ku musozi. Ndi kumva Imana muri iri teraniro. Ndi kubona indwara ziri gukira muri iri teraniro. Imana irambwiye ngo mu bantu bakiza aha urimo, mu bantu bakiza aha urimo, mu bantu bakiza hano urimo, mu bantu bakiza aha urimo. Akira gukira kandi Imana igiye kuguhorera. Paya saya ko otakutaya sherebo saya. Mu bantu Imana ihoreye muri iki giterane urimo. Imana iraguhoreye, barakabije, baguhinduye umunebwe kandi uri umukozi, bakuzezengeje mu bwonko kandi ufite ubwenge buzima. Imana iraguhoreye kandi muri iki giterane tukubise hasi mpaka. Haleluya. Kaya Musa keta posaya. Umva neza uko Uwiteka Nyiringabo avuze. N'Imana ikujeho, iguhanaguyeho umwuka bagusize, iguhanaguyeho icyangiro bagusize, igukuyeho ubukene bagusize. Muri iki giterane Imana ikuvuye umwaka baguteye. Mutere haleluya cyane we. Kaya pasa abantu Imana ibaho. Nabinginze mufate amasakoshi yanyu mu ntoki, protokoli dukurira intebe mu nzira. Tugiye gukora umukwabo, aho bageze bakwangiza tugiye kubangiza, tugiye gukubita hasi izi mpaka. Ndashaka gusengera abana, abakozi b'Imana, abashumba n'abapasiteri, muze dusengera abantu, mwinjire mu bantu. Tugiye guhora ibi biganza byacu. Abapasiteri bari hano b'abashitsi, ababishopu, abari bose mwasigiwe icyo bita gusengera intama. Mwinjire muri aba bantu tubarambikeho ibiganza kandi
ndifuza kurambika ikiganza ku muntu wese mu izina rya Yesu. Ndashaka guhora, ndashaka gukubita hasi izi mpaka. Mwinjira mu bantu mubarambikaho ibiganza. Abacuranzi muzamura umuziki utagize icyo utwaye, natwe tugiye kubasengera tubarambikaho ikiganza. Tugiye kubanyuramo dukubise hasi izi mpaka, dukubise umwuka utesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Turakubita hasi izi mpaka, imyuka iratoya ibasha dukubise hasi mu izina rya Yesu wanesheje. Irukana umwuka w'umuhora, dukubita hasi izi mbaraga. Umwuka nawumenaguye, imbaraga n'ubushobozi bwa Bwana Yesu wanesheje. Barambikaho ikiganza umutware Imana yampaye ubushobozi. Barasengeye mu izina rya Yesu. Birukana imbaraga zitwaye tarabosaya sharabo bakashara urikata kwibuka wawe ikata akuzumuriro wawe ikata mamuye umwambaro w'ibirangabirana amenya ibikorwa by'amaraso akubwira hasi amakara amazina bakubwira n'izina rya Yesu wanesheje isi. Barambikaho ikiganza n'izina rya Yesu wanesheje. N'izina rifite ubutware, n'izina rifite ubushobozi, mu mbaraga za Yesu wanesheje isi. Wakakotarabo sherebusa wakakotara. Ndakubita hasi umwuka wose, imbaraga zose, imbaraga zibagenda mu izina rya Yesu. Imbaraga zibagenda ndakubita hasi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo wanesheje isi. Wakakotara ndirukana izi mbaraga, ndakubita hasi myuka yose hasi, myuka yose zimbaraga zibarwanya ndakubita hasi. Wambwira ko nzarambikaho ikiganza. Aya masa shera masa wakakota shera masa yekere mu izina rya Yesu, 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 mu izina rifite ubutware n'ubushobozi, mu izina rifite ubutware n'ubushobozi, mu izina rya Yesu. Ndakubita hasi umwuka wose ubarwanya, ndakubita hasi impaka mu izina rya Yesu. Ndirukana umwuka mubi, ndirukana imbaraga zose. Aya basara shera basa wakakotara umwuka wose ubagenda ndawurekurarije mu izina rya Yesu. Ndakwamamaza imbaraga zose zibarwanya, imyuka yose iva ku badayimoni ndakubita hasi. Ibiva mu birere, ibiva aho baturuka, ibiva aho bashatse, ibiva mu bigendabana, ibiva aho batuye, ibiva aho bakorera, ibyo byose ndakubita hasi mu izina rya Yesu. Ibiva aho bashatse, ibiva aho bavuka, ibiva aho batuye, ndabikubita hasi byose mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Wanesheje mu mbaraga n'ubushobozi, ibintu byose bimurwanya ndabirwanya, bimugendaho mugenza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Wanesheje isi mu mbaraga n'ubushobozi wampaye, mu butware wampaye. Wakarabosa mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Wakarabosa wakasha erekakanda wakakosha wakarabosa eremosaideka asharabosaideka wakarabosikorobo sakuza cyane utera haleluya we, sakuza cyane utera haleluya we. Warasarabo washandekarabosa wakashaibosa. Mumwicaza ku ntebe, mumwica kuri intebe icyagufasha kirakurekura. Rekura inonda. Uyu ni wo munsi wa nyuma, uyu ni wo munsi wa nyuma. Urarekura uyu mubyeyi, uyu mubyeyi uramurekura. Iki kintu nikimurekure,
kimurya nikimurekure mucurangire Uwiteka Imana yaramye ijuru n'isi mucurangire Uwiteka waramye ijuru n'isi izi nyabingi ziri muri ino nda izi nyabingi ziri muri ino nda ca mu kanwa izi nyabingi ziri muri ino nda turazimurutsa turamurutsa ibi bitega turamurutsa ibi bisaru turamurutsa izi nyabingi urakure wambara nk'iwe urakure zakubyariye mu nda zirasohoka zinyuze muri aka kanwa byinjiriye mu miyaga w'amazi ngo utumye izi nyabingi aho zanyuze zinjira niho zigiye guca zisohoka ngo utwikishije iki kiganza ndagutwika uravamo nihanuba ntabwo uraramo ntabwo nderanamo sohoka ndagutwika vamo
Sohoramo Shapaya Sai Kekataya Bosai Shire Bosai Sohoka Rebosai Rakura Vahano Rakurizi Trompe Rakora bagutumye gufungura umusaro bagutumye kumubuza kwongera kurusara ndagusohoramo abzare zina rya Yesu wanesheje mucuranga abacuranzi mucurange mwicikinege mucurange mwicikinege witeka ari gukora imirimo ikomeye muri iri teraniro witeka ari gukiza abantu witeka ari kwirukana imbaraga z'ibitega ari kwirukana imyaku ari kwirukana abakonekone ari gukara abasara shara abasara kweko shara zaminara umwicazaho zaminara umwicazaho izina rya Yesu izina rya Yesu izina rya umwicazaho okaya abasara koshara koshara okura okura murakure okura murakure uramukura amudayimoni we ijoro
maso yawe ndebe urimo umukozi w'Imana ukomeye ariko uba hano utanahari ndashaka kukugarura aho bakujyanye ntugira umuntu n'umwe mu muryango ukwitaho wigeze ubona urukundo rw'ababyeyi wigeze ubona ubwira ngo mama wigeze ubona ubwira ngo ndashaka iki birazira bibirange mbanze mwereka urukundo rwa kibyeyi ntabwo wigeze abona ingaruka zose afite n'ibimurwanya byose afite ntigeze abona urukundo rw'ababyeyi kambanze mwereka urukundo rwa kibyeyi tega n'amaboko abiri uyu mwana afite agahinda yatewe ibyo arwana nabyo byose yatewe no kubura wabwira ngo mama wabwira ngo ku ishuri badutumye iki arwara umudayimoni witwa kwigunga uyu mudayimoni rero w'irungu abazimu bamushakiye amajwi amuganiriza bamushakira abantu bagomba kumumara irungu ndashaka rero kumuterura muri aya magina amumara irungu amusura nijoro ubutware bwose bw'umwijima usibye kwegera nta wundi muntu uba ukwiye kwegera aha hantu muba mwizeye iki gituma muza gushukamiriza imbaraga zingana gutya uretse protokole ifata igihe cyo kuba yarasengeye ibi bintu kuba protokole iri mu nyungu zawe yasenze uyu mwana kubera kutagira aho avuka kutagira uwo abwira kutagira uwo aganiriza kutagira uwo atura ibibazo kuzimu bamushakiye abantu bamumara irungu mu butware n'ubushobozi mana wampaye higeze abona umubyeyi umuha amafaranga umuha icyo ashaka aya mafaranga nyatewe yamejeje nk'umuzi muri ibi biganza bye mweretse urukundo haguruka ngo uhobere mama haguruka ngo uhobere haguruka ngo uhobere kibondo ungana na Lionel wanjye urukundo utabonye ku mubyeyi ndaruguhaye agahinda utigeze ushirira mu gituza cy'umubyeyi ndakakumaze ngukuye ahantu bari baragushyize bari baraguhaye akato nawe uhunga abantu kutegera abantu bituma ikuzimu bakoherereza amajwi n'ibikuganiriza ndabikwambuye ngukuyeyo nkwambuye ubu butware bw'umwijima ngushyize mu nzu y'Imana nguteretse aho Imana ivugira nguteretse mu biganza by'umukiza ndashaka umupasiteri muri aba bapapa amurambika ikiganza mu mutwe murambika ikiganza mu mutwe umwatureho umugisha w'abapapa n'uwagitambye tugabanije n'izina rya Yesu Kristo ibyo wamugwanije yamunyaze byose ndabigaruje mu izina rya Yesu Kristo igikundiro kimube ko guhera na none umugiye neza ndamwatuye ko mwami umugisha impande zine zisi zirekure ikiwe cyose wamunyaze guhera na none ubwenge bugaruke n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu ndavuga ngo ubwenge aho bari bwarunyaze bugaruke ikintu cyose satani yamunyaze kigaruke n'izina rya Yesu Kristo maze igikubeko guhera na none satani amenye yuko ibyawe byose bigarujwe n'izina ryawe ryera amen maze yego maze nimba ugira telefone ikora kuri WhatsApp ujye umpamagara sibyo urayigira telefone uzayishaka umwana uyu mwana kuva yabaho ntararira ariko byibuze ngo abomokarire abitse ibintu muri we ariko
ko ntarabona umuntu abomokera ngo arire ntarahambuka ariko umva ukuntu Uwiteka akubwira. Uwiteka avuganye nawe ko azakuvura agahinda wagiriye mu buto bwawe, azakuvura agahinda wavukanye, azakuvura agahinda wakuranye. Uzaba umwana uvura abandi agahinda, ni wowe uzajya uganiriza abandi ukabigisha uburyo babaho mu buzima bukakaye. Wakuriye mu buzima bukakaye ariko Uwiteka agiye kukugirira neza. Abantu bagufashe nk'umusazi ariko nturi we. Uwiteka kwambuye aya majwi n'ibi bitekerezo aguhindura umukozi we nyamukozi. Mutere haleluya mutunze ibiganza hano. Haleluya! Ukomere Imana kubwira imikorere muri ibi. Haleluya Yesu! Turashoje. Shimiye umukozi w'Imana Desire uri muri Canada, avuka muri aka gace. Ari mu bantu bakunda kunyohereza muri aka gace akamwinginga ati genda ukora umurimo aho mvuka, aho ari muri kiriya gihugu tumusabiye umugisha. Uwiteka muhe umugisha. Haleluya. Ndagira ngo munkundire kubw'ibintu Imana ikubise hasi ivanye mu buzima bwacu, mujye muri pozisiyo yo kwikubitira amashyi tuyikurire ubwatsi. Yesu we. Suko ndashaka ko umuntu wese ufite igicurangisho, ufite amashyi, ufite akaruru, ufite igikobwa, ushaka wese gukora celebration yo kwihorera guhora, Uwiteka yumva hari ibintu yakubise hasi. Haleluya. Koma amashyi menshi cyane. Koma Imana amashyi menshi cyane. Koma Imana amashyi menshi cyane. Koma Uwiteka amashyi menshi cyane. Yes, abaho umugisha.